kubera iki imiryango Imana ni imwe niba Imana yamamazwa ari imwe kubera iki Imana imwe yamamazwa mu mudugudu n'abantu 90 cyangwa umwe agashyira icyicaro hano undi agakora ubundi buryo undi akaziruka mu gitondo yavutse ngo nawe aje kuvuga kandi hari undi wari kuvuga. Ibyo byose rero hari impamvu. Iyo kintu rero kwihangira imirimo niyo kintu cya mbere ntekereza ko gishobora kuba cyaratumye imiryango ishingiye ku myemerere yiyongera, kubera ko wakwibaza kwihangira imirimo gute. Reka rero twongere tubashimire kandi tubasuhuze tukomeza kubifuriza guhirwa mu byo muri gukora byose. Uyu munsi bishobora kuba bitagenze neza ariko hamwe no kudacika intege gukora gukomeza kwizera ndabizi neza ko bigera igihe bigatungana. Twongere rero kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu yanyu Umwizera TV show. Utarakora subscribe hino mwanya mwiza wo kuyikora. Mu minsi yashize ndimo ndeba ibiganiro by'umuntu umwe nawo ukoresha YouTube channel bavuga ngo ese ubundi umutima mubi abantu bawuterwa n'iki wo kudakora subscribe. Nta mafaranga baca cyangwa se ikindi gihombo, nawe buke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tuzamukane kandi dukorere hamwe. Umunsi rero twongeye kwakira Apotre kuri YouTube channel Umwizera TV show, aho mukunze gukurikirana ibiganiro bye bitandukanye agenda tugezaho byinshi byibanda ku busesenguzi ku bijyanye n'amatorero ndetse n'imikorere y'amatsinda cyangwa se imiryango ishingiye ku myizerere. Uyu munsi rero twongeye kumwakira kugira ngo abashe kudusobanurira bimwe mu bibazo abatumirwa cyangwa se abadukurikirana bigeze kwibaza. Urabaza bati ese niki cyateye cyangwa se cyabaye imbarutso yo kwiyongera kw'amadini cyangwa se kw'imiryango ishingiye ku myizerere. Ari buze kudufasha kugira ngo benshi tutabisobanukirwa turusheho kubyumva neza. Apotre twongera kubakira. Murakoze kunyakira muri studio y'Umwizera TV show. Ngira ngo byukuri abadukurikira mwese tumaranye iminsi nababwiye ngo iyo nabonetse mba nabonetse, ariko rero byukuri tubitayeho cyane kandi namwe turabizi muradukunda ndetse mushaka kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu tubaha bya buri munsi. Ariko bene data reka nongere mbibutse, nyabone gerageza ukandi subscribe hanyuma ukore like na comment kugira ngo nyine ujye ukurikira ibiganiro byacu bye gucika, kuko niyo mission nicyo twahagurukiye kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru yo hirya no hino, ariko cyane cyane ku busesenguzi burebana imyizerere. Nkuko rero nabibabwiye ndi umunyamakuru, am journalist Apotre ndetse Anastase, ariko basic cyangwa se ibyo focusingaho cyane ni imyizerere. Nkaba ndi mu cyo bita intambara yo kubohora abagizweho n'ingaruka z'inyigisho z'ibinyoma. Murakoze rero. Hanyuma rero arakoze umunyamakuru maze kunyakira kugira ngo twinjirane muri kiganiro. Uriteguye tugendane? Uyu munsi icyo bantumiriye kugira ngo nzisengure ni icyerekeranye n'impamvu cyangwa se kubera iki amadini arushaho kwiyongera mu gihugu. Tujya muri ubu busesenguzi ngira ngo umunyamakuru yarandeguje kugira ngo tuzagira n'ikiganiro cy'abanyamakuru kandi nsobanura abandi bantu ku iyi topic. Byaturutse cyane ko murabizi neza ko hamaze igihe hari ingubiri yo kuba imiryango imwe ishingiye ku myemerere yarafungiwe ibikorwa byayo, ndetse indi ibihagaritswe by'agateganyo kugira ngo ibanze itunganye bidatunganye. Ibyo biganiro twarabitanze, twarabishyize ahagaragara kugira ngo buri muntu wese amenye impamvu zabyo. Ariko noneho se kubera iki? Mu byo rero dusobanura impamvu shingiro RGB yashingiyeho cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda ari nacyo giha ubuzima gatozi imiryango ishingiye ku myemerere, twasobanuye neza impamvu zijya kugera muri 5 n'ubundi zashingiweho kugira ngo babangamire ibikorwa by'iyo miryango. Mu byo twabonye mu bintu bibiri kandi bikomeye bishandetse no gutuma imiryango yagize ibibazo gufungurirwa bigomba kugorana, uretse ko hazabaho kudohora no nyuma yuko wenda habayeho kutugira inama. Ariko hari ikindi twabonye cyerekeranye nuko imiryango ishingiye ku myemerere irushaho kwiyongera mu gihugu. Ibyo kandi bikaba byaragarutswe mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mu gihe imiryango ishingiye ku myemerere yafungwaga, ubwo yaganiraga mu kiganiro yagiranye n'abadepite avuga ngo amadini cyangwa se amakanisa ibihumbi n'ibihumbi mu Rwanda ni iki. Aho ngaho bigaragara ko yadenze uburyo bw'ubwiyongere bw'ayo madini. Twebwe rero nk'abasesenguzi, uretse no kuba ndi intumwa n'ijambo ry'Imana, ariko none ngagaruka kuba umunyamakuru wabyigiye kandi ndetse w'umwuga kugira ngo none dukore ubusesenguzi. Kubera iki ubundi
kubera iki wowe ureba abakristo mujya mubaza, abanyamuryango imiryango mujya mubaza, mukatubaza, ariko hari icyo mutajya mubaza. Kubera iki imiryango Imana ni imwe, niba Imana yamamazwa ari imwe, kubera iki Imana imwe yamamazwa mu mudugudu n'abantu 90, cyangwa umwe agashyira icyicaro hano, undi agakora ubundi buryo, undi akaziruka mu gitondo yavutse ngo nawe aje kuvuga kandi hari undi wari uri kuvuga. Ibyo byose rero hari impamvu yabyo. Muri iki kiganiro turaza kubona inkomoko y'ubwiyongere bw'amadini mu Rwanda mu bintu bigeze kuri 5. Ubwo nawe ushobora kuba ufite ibindi, ariko mu bisesenguzi nakoze harimo ibintu bigeze kuri 5. Mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari imvugo yaje kwaduka kubera ko abanyarwanda bari basigaye mu kangaratete k'ubukene, ndetse abantu bari kwirwanaho kugira ngo bagire bazamure igihugu. Haza kuboneka imvugo ivuga ngo kwihangira imirimo. Ijambo kwihangira imirimo rero ntabwo ryaje kugira impact positive kuri bamwe, ahubwo ryaje kugira impact negative, cyangwa se reka tuvuge impact. Nuvuga ngo iryo jambo ntabwo ryaje gusobanuka mu murongo nyakuri waryo, ahubwo ryaje kuba ikindi kibazo icyo umuntu wese akoze mu Rwanda ngo ari kwihangira iki, ari kwihangira imirimo. Rero iyo ni ingingo ya mbere ishobora kuba yaratumye amadini arushaho kwiyongera mu gihugu cy'u Rwanda, ukazana idini hano kandi n'undi yararifite. Ubwo turi muri politiki isanzwe y'imibereho myiza y'abantu, cyangwa se muri politiki y'imiyoborere mu rwego rw'igihugu, ntabwo twajya mu byerekeranye n'iki jambo ry'Imana ribigaragazaho. Iyo kintu rero kwihangira imirimo niyo kintu cya mbere ntekereza ko gishobora kuba cyaratumye imiryango ishingiye ku myemerere yiyongera. Kubera ko wakwibaza kwihangira imirimo gute, murabizi neza ko akenshi no mu buryo imiryango izira, ngira ngo abantu bakunda kwigisha, niyo twigisha hari amagambo ari muri Bibiliya abantu bakoresha ngo umuntu atungwa n'izaragiye. Umuntu wese afite ibyo gukora, rimwe na rimwe utaragize amahirwe yo kujya ku ishuri, wenda kugira kandi kazi, cyangwa waragiye ku ishuri ari ukawushomereye, wakanda iburyo n'ibumoso wikanga, ukavuga ati ariko wakegera akajya mu byerekeranye n'iyobokamana, cya kindi bise iyobokamana, ubanza yahaha kubera ko mbona n'abandi babikora. So icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ikihe? Icya kabiri ni uburyo bw'imiyoborere idahwitse y'imwe mu miryango ishingiye ku myemerere, kuyoboza igitugu abutwaye. None ugasanga wowe uri local representative cyangwa se representant legal, ni wahagarariye umuryango nka perezida, ariko ukagenza uko ushaka abo uyoboye cyangwa se n'inzego zikungirije. Nakunze kubivuga cyane kandi bisobanura, murabizi neza ko buriya idini cyangwa se umuryango ushingiye ku myemerere uyobowe nguko umeze nk'igihugu, ni guverinoma kuko hari board. Iyo board rero irimo perezida, irimo ba vice perezida, irimo secrétaire général, irimo ndetse n'ababitsi. Urumva ni ikintu gikomeye kiba gifite n'ubukungu n'ubutunzi. Rero iyo bigeze aho ngaho, muri wese abashaka kugira ngo abashe kuba yayoboraho, ariko nabwo abayoboreye imiryango ntibashaka kurekura. Kudashaka kurekura kandi na association, kubera ko babibatije ko ari umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ubundi awusimbura undi, ariko nyine icyo ni ikinyoma, ni protection, ntabwo ari umurimo w'Imana. Biriya ntabwo ari umurimo w'Imana. Wenda hari ibikorwa bimwe ushobora gukoramo bishobora kuba interested mu nzira yerekeranye n'ijambo ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana, ariko ntabwo wavanga ngiye mpagarariye umurimo w'Imana. Aramutse ari umurimo w'Imana ntabwo twarwana, ntabwo warwana, ahubwo wahagarara umurimo w'Imana. Kandi byaba ngombwa ko useda place ko na Mose yageze igihe asigira abajoshua itorero aragenda. Rero ikintu cyerekeranye n'imiyoborere idahwitse, kugenza bushaka abuyoboye, gushyiraho amategeko wowe ushaka nka representant legal, ukavuga ngo ibi nta muntu uraza kubirenga, kwirukana uko wiboneye. Ngira ngo ibyo birego byinshi iyo ugiye mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, yagiye yakira imanza nyinshi z'amadini kugira ngo bajye kubikiranura, n'ubu hari bitari byarangira. Aho ngaho rero bituma noneho ba bantu bawe ikizaza kubyara muri wa musaruro, ubonye gutya akabona agatuza akaba ataza kukegera, ahita akavamo. Yavamo rero ntabwo avuga ati kananye njye gushinga ibyanjye ndeke kurwana nawe. Ngira ngo iyo ngingo irumvikana. Ariko ibyo byerekeranye n'imiyoborere idahwitse y'abayobozi b'amadini. Icya gatatu ni cya kindi abanyarwanda bavuze mu mugani wabo ngo uwiba ahetse ababwira uri mu mugongo. Iyo niyo ngingo ya gatatu ituma amadini arushaho kwiyongera mu gihugu. Uwiba ahetse ababwira uri mu mugongo. Nyuma y'uko iyobokamana cyangwa se
iyogezabutumwa rigiye rigera mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo nko mu gihugu cyacu icyo kiganiro cy'amateka tuzanagira igihe tugitange. Ngira ngo idini ya mbere yabanje kuhagera ni idini ya Katolike. Icyo gihe kandi muri iyo idini ya Katolike ifite ibyo yakoze ndetse binakomeye, kuko kujijuka kw'abaturage kwiga gusoma no kwandika byagiye guca mu buryo bw'iyobokamana. Abamisiyoneri bagira ngo mu bihugu bya Afurika cyangwa se mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abaturage barushaho kujijuka. Hanyuma rero n'andi madini yagiye akurikiraho, icyo tuzabikira mu kiganiro cyacyo. Ariko icyo nashaka kuvuga ahangaha ni ukuvuga ngo icyo gihe amadini yari afitiye abantu benshi akamaro. Ngira ngo n'abandi na benshi bagiye biga mu primary, bagiye biga nta kintu bishyuye, nta kintu bagize bate, banahabwa imyenda. Ndibuka ko nize mu kigo cya primaire cy'abamethodiste libre, icyo gihe baduha n'imyenda ya uniforme, nta kibazo gihari, n'ibikoresho bimwe bajyaga bagenda bagira bate babiduha. Icyo gihe rero idini nubwo ari idini, ariko yari itaraba business irengereye kuri buri muntu wese yishoramo nk'ugiye guhaha, kuko nta n'ikintu umuntu icyo gihe yakwaga. Wowe uretse gusoma ijambo ry'Imana ukumva ngo ntawe ujya mu nzu y'Imana ngatwaye ubusa, wumvaga nyine n'umutima wawe ukunze, nimba ari n'atanu uragenda uyatwaye ukahatanga, ariko nta guhagata byari bihari. Uko iminsi igenda ishira niko bigenda bihindura isura. Nta guhagata kwari guhari, nta kugira ute, nta nubwo idini wabonaga ifite inyota yo kuvuga ngo muzane ibi ngibi, mukore ibi n'ibi, nimushake ko bigenda gutya na gutya. Ahubwo idini niyo yafashaga abantu. Noneho rero iki ngiki cya gatatu cyo kuvuga ko uwibahetse ababwira uri mu mugongo, ni umugani w'Abanyarwanda. Iyo uri ukorera ibibi imbere y'abandi bantu, education yawe ikaza kuba mauvaise, ni ukuvuga ngo n'abandi bose bazagukurikira nabo bazayoba. Ubwo ni impumyi biri kuranata izindi mpumyi. Aho bigereye rero muri rwa rwego rwavugaga, none byaje kugera igihe amadini amwe namwe, ntabwo nza kuvanga abantu bose nta n'uwo mvuze, amadini amwe namwe yishora muri business, muri cya kintu cyo kwihangira imirimo, none no gushaka ubutunzi mu buryo bukakaye. None ukabona umuntu warihanagakoze fundraising, yitangishije abantu babeshya ibintu ko ari Imana bivuze, hanyuma yamara kubabwira bya binyoma bye ngo Imana yabivuze, ngo Imana yavuze muza n'ibingiye muhire mute. Ntabwo Imana itungwa n'ibyo twe dutanga. Nta n'ubwo twakorera Imana ko ntabwo tuyirusha amaboko. Nta n'icyo wakorera Imana cyayishimisha uretse kuyiha umutima wawe. Iyo cyakora muri association ufite ibikorwa wakora, kubera ko nimba mufite uko muterana mugafite aho muteranira, byanze bikunze ubayobora azababwira ati nimugire contribution cyangwa muzane ikintu runaka twubake, muzane ikintu runaka tugura intebe, ariko bititirirwa ngo hari ibintu uhaye Imana. Byaje kurenga umurongo rero, noneho ukabona nk'igitaramo cyangwa igiterane kirabaye, idini gasabura nka miliyoni zigeze kuri zingahe, cyangwa se miliyoni imwe cyangwa se 100,000. Noneho bigatuma undi muntu uri aho ngaho uri kure akavuga ati pourquoi pas nanjye ndakora ibi ngibi. Ako mbona n'ubundi ubikora nta cyandusha, katari n'amashuri andusha, ko nawe n'ubundi byo tubwiriza atabyumva, cyane ko nta n'ubumenyi bundi afite buremereye. Ibi byo nanjye ngiye ahantu ngesitara abantu, ntabwo nabona uko mbikora kandi nginjiza amafaranga. Noneho rero abantu batangira kujora ya mikorere y'amadini n'icyo agamije, buryo umuntu amaze kurunguruka mu nzi wawe akamenya ikirimo, amenya uko yagutera cyangwa akamenya uko yakubaha. So abantu rero nabo batangira kugenda bamultiplier, ejo kajya kumva umuntu yagiye kwaka ibyangombwa, undi wakabitangira nta n'ibyangombwa, agashinga nawe umuryango ushingiye ku myemerere, avuga ati nabonye abandi baraguze imodoka nanjye nzayigura, abandi bamaze kubaka amazu nanjye nzagura, abana babo bariga mu mahanga kandi twe dutanga amafaranga nanjye nzabigura. So icyo ni cyerekeranye no kwibuhetse ukabwira uri mu mugongo wawe, buriya ibintu byinshi bikorwa abandi baba bijora. Ikindi cyatumye rero hanyuma mu ngomoko z'ubwiyongere bw'amadini mu Rwanda tumaze kubona ibintu bigeze kuri bitatu. Hari ikindi kigeze ku kintu cya kane. Ikintu cya kane, iki kintu cya kane hari amadini amwe n'amwe atarebana nacyo. Ikintu cyerekeranye n'icyubahiro. Icyubahiro buriya hari ikintu ijambo ry'Imana rivuga hariya mu magambo cyangwa se mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye umukuru w'itorero Timoteyo mu gice cya 3:1-5, avuga ku byerekeranye n'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Yavuze ko muri icyo gihe kiruhije abantu ngo bazabikunda, bakunda imbiya, ngo birarira, bakunda ikintu cy'icyubahiro cyane, ngo ari indashimo, bakunda icyubahiro. Muri amadini ya Protestant usanga ari amadini ameze ngaho adafite umurongo uhagaze w'imiyoborere, aho umuntu wese yiha kuvuga, cyangwa ugasanga umuntu wese yiha ijambo, ututumukiye hari akavuga,
ngo ubwo n'ubusabane mu buryo bw'umwuka kandi idini rifite umushumba ndetse ushobora no kuba yarabyigiye ari ufite ngo y'ubushumba cyangwa se amategeko mu maboko ye. Noneho rero uwo muntu wamukoraho ati ceceka buretse ibyo ngibyo urimo ave wivanga, ubwo noneho kandi akaravuze ngo wenda gushaka avuga, noneho rero nawe ukakinduka mu gitondo cyangwa se wamuha uruhare ngo navuga kandi avuze ibitari byavuze n'umwanya utari uwabyo, bikaba byari niyo vanga umuntu wese ngo atahavuze, umuntu wese atahavuze. Ubundi iryo nta joro rihari, kuko mu ijoro ntabwo hazana umwaka ukavuyo, nta nubwo n'Imana igira umuvurungano nk'uwo nguwo. Ariko noneho cya kintu cy'icyubahiro wajya wamukoraho, waramuhaye intebe, waramwicaje hariya, ukavuga ngo runaka umaze kumwita ngo uri pasiteri, umaze kumwita ngo uri umudiyakoni, umaze kumwita ngo uri umukuru w'itorero runaka, yewe n'abakuru b'abaririmbyi. Ejo wamukoraho wajya kumucyama amakosa ye kubera icyubahiro, ati ni mu byanga nanjye ndasohokamo, nanjye ndatangira ibyanjye. Urumva amaze kwemerwa n'abantu, amaze kwemerwa n'abantu, nk'abayobora amakorali baba bamaze kumenyekana no kwemerwa n'abantu. Hari abadiyakoni baba baragiye imbere cyane bakamerwa n'abantu, hari abo wari ushyira imbere kuri gatute mu mabwirizabutumwa nabo bakamerwa n'abantu. Hanyuma rero bigatuma wa muntu nawe asohokamo nawe akajya gutangiza ibindi bye. Ibyo bintu byose ndi kubabwira murumva ko nta mpinduka cyangwa se inyungu z'iby'umwuka zihari ku bayoboke cyangwa ku bakurikira amadini, ahubwo ni ugutatanya ba bantu, ni ukubacamo ibice, buri muntu wese akajyana itsinda rye undi akajyana itsinda rye. Icyubahiro abantu benshi baragikunda, kandi icyo kintu nyine urumva Pawulo yaravuze ko bazashaka kugwiza icyubahiro cyabo kugira ngo bagire icyo bitwa cyo, bagire icyo bitwa cyo. Ngo umuntu wese ramushimisha kuvuga ngo uri pasiteri, uri utamuzuje ngo pastor bimeze bite, yanababara, yabara cyane. Ariko ntabwo icyo witwa cyari cyo icyo, ahubwo icyo Imana yakugize icyo nicyo icyo, ari nacyo uzajya uharanira. Buriya no mu buryo bw'abantu, aho kugira ngo ujye hari uvuga ngo njye ndi umuhanga, wareka abantu bakavuga ngo uri umuhanga. Aho kugira ngo uvuge ngo uranyita runaka uransuzuguye kandi njye ndi umushumba, ndi umupasiteri. Uri umushumba se gute kandi ushobora gusanga icyo bita umushumba utazi icyo ari cyo? Ariko bugacya mu gitondo ntiwari wanakura, ntiwari waniga ngo wigire ku bandi, wigire ku birenge by'abakubanjirije, cyangwa se na ya politiki ugiye kwinjiramo umenye impamvu zayo, uhise mu gitondo utangira nawe ugiye gupfunyika nyine ukubonye. Ubwo urumva za ngaruka zose ziri kugenda ziganisha kuri cya kiganiro twagize ubushize cyerekeranye n'ibyo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyanenze mu gihe cy'ihagarikwa ry'ibikorwa by'imiryango imwe n'imwe, kubera ko icyo kintu ignorance nk'iyo ngiyo, ubujiji, kuba abantu bakora ibintu basa ngaho batazi ibyo barimo, cyaje no guteza ikibazo cyane. RGB ikajya barayinginga ngo abapasiteri ntibajye kwiga, ariko byari biturutse kuri icyo kintu nacyo kirimo. Hari ikindi kintu rero cya gatanu nicyo nari kuvuga ku byerekeranye n'inkomoko y'ubwiyongere bw'amadini mu Rwanda. Icya gatanu rero ni uburyo nabwo bw'imikorere ya Satani. Urandi ugire ngo ubwiyongere bw'amadini nabwo bushingiye kugira ngo abantu begere Imana. Ntabwo ari ukwegera Imana. Satani nawe ni ukunyanyagiza imbuto ze kugira ngo ayobye intore niba bishoboka. Kuko iyo usomye hariya muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya kabiri, nako mu rwandiko rwa kabiri mu gice cya 4 umurongo wa 3, abwira Timoteyo ngo yigishe, ahugure, azikizanye n'abamwumva, ngo uko benshi batazihanganira inyigisho nzima muri icyo gihe, ngahubwo ngo amatwi yabo azaba baryaryata, ngo bashaka kumva ibihwanye n'irari ryabo. Kuvanga hisi igereye, Satani akoresha abakozi kugira ngo ba bantu nabo abakure ku Mana bakonvinke, hanyuma babone abakozi bahwanye n'irari ryabo. Icyo kintu kuri iyi ngingo ya gatanu yerekeranye n'imikorere ya Satani, ntabwo abantu benshi bajya babimenya. Ubundi mu magambo tujya dusoma mu butumwa bwiza, Yesu yaravuze ngo nibababwira ngo dore nguriya Yesu ari hariya, ngo ntimukageyo. Abantu baheze mu ruzerero, n'uyu munsi hari abantu baba bari kuburana ngo itorero ryacu, abandi ati itorero ryacu. Ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize narabisobanuye cyane, itorero ryo ntabwo rijya rihinduka, itorero nta nubwo rijya ryimuka. Itorero ryawe nzubaka itorero ku rutare, kandi noneho uze kwibuka neza Imana iri muri twe, kuko Yesu yavuze ko
imibiri yacu arizo nsengero z'Uwiteka, dukeneye ikintu cya holiness, kwera muri twebwe, kandi uko kwera ni ukwemera guhindurwa n'imbaraga z'umwuka kugira ngo Imana igendane natwe, iturane natwe. Hari aho bijya bigera umwana w'umuntu akabura ntabe yaboneka, ariko Imana yo ntijya kuboneka hagati muri twebwe. Rero icyo abantu benshi bajya bibaza muri ubusesenguzi, ngira ngo leta yagiye igaragaza uburyo bw'ubwiyongere bw'amadini, benshi batamenya inkomoko yabyo, ariko mu byo twavuga mu busesenguzi bwacu, inkomoko yabyo tuyibona muri izi ngingo uko zigeze muri 5. Nawe uzajya kureba nudasanga ariko rimeze, uzavuge ko nakubeshye. Uvuga ngo utagendereye kugira ngo inyungu ze z'umubiri ziboneke, kandi abikuye ku byo yakopeye kuri runaka, byaturutse ko yaba yaragiranye amakimbirane cyangwa se agahohoterwa n'umukuru w'idini rye, noneho bigatuma avuga ati ngiye sinzongera kuza ndi hano, bikanatuma ndetse anazinukwa ati nta wundi muntu uzanyobora. Kandi ibyo bintu abakuru b'amadini bajya babikora. Aha ngaha ndarangiza mvuga ngo wenda mucyo nabwo ikigo cy'igihugu kigomba kugumya kwitaho. Hari ikintu ejobundi bakoze, bafata imiryango yose yegamiye cyangwa se ishingiye ku myemerere isanzwe igira amatiku mu gihugu, baba bayistopye, baba bayihagaritse. Ariko ndagira ngo kubera wenda inyungu z'abantu rusange, niba bishoboka ndabisaba nk'umunyamakuru, by'ukuri abo bayobozi bahagarariye imiryango, bititawe kuvuga ngo bahagarariye stati n'ibiki, baba ari abanyamahanga, aba ari bo bazajya babangamirwa mu miyoborere yabo. Ikigo cy'igihugu kibafatira ibyemezo kugira ngo ba bantu bandi batatatana, ugasanga noneho nabo bahuye n'ikibazo. Icyo gicyo ndagisaba muri ikiganiro nk'abanyamakuru, ko iki kintu cyakunze kuba cyane. Abenshi ugasanga bagufatiye icyemezo, ukumva ndetse wagiye mu bihano runaka bikomeye, icyari ijambo ry'Imana rigahinduka amahane n'intambara, bigatuma n'abantu benshi ndetse bashobora guteshwa ku Mana, noneho intego igenderewe mu miryango ishingiye ku myemerere ntigerweho. Ikindi nacyo icyerekeranye n'ibintu byo kwihangira imirimo byo, kubera ko ubuzima bukakaye, abantu bashaka ibindi bintu bagumya kujyamo bagashakisha, kubera ko n'ubu murabona ko isosi yaje mw'inshishi, niko benshi bajya bavuga. Ntabwo ibintu byerekeranye no kwesitara amadini, imiryango ishingiye ku myemerere, ntabwo ari ibintu bikigezweho. Harimo amananiza kugira ngo habeho gahunda yo kubiha umurongo. Ariko nabwo ku bantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana yo izabashyigikira. Ariko ibi ngibi mvuze ntabwo bituruka mu ishyaka ryo gushaka gukorera Imana, nta nubwo biri mu ishyaka ryo kuvuga ngo ubwirize abantu ubutumwa bwiza. N'ikimenyimenyi kizabikubwira ni uko abantu benshi babaye bambemba ngwirukire, by'ukuri uramutse nta mafaranga ubona, kuko hari ahantu buriya abatuyoboka batuboneye. Hari ahantu nyabune Bibiliya itubwira ngo tujye twerekana mu bo tuyobora, tugaragaza ko dufite ubwenge. Ahantu buriya abatuyoboka badufatiye, murabona ko hari inyigisho twagiye twigisha zitandukanye zo kuvuga ngo ntukaze mu nzu y'Imana ngo udafite nk'ikintu ufite, ngo mu gihe winjiye mu nzu y'Imana ngo ugire ikintu nguzanye ngo cyangwa ituro. Amambere ejo bundi umwaka w'2020 haza ikintu cy'igikuba cyitwa covid ije, nta muntu wari wemereye kugera mu iriya nzu twita ko ari inzu y'Imana, nubwo atari yo ko Imana ntabwo igira inzu y'amatafari nta nubwo inzu y'Imana igurukanwa n'umuyaga. Ariko reka ngurekere muri mudu yawe wo kubyumva. Hanyuma rero covid ije, batangira kuvuga ati kanda akanyenyeri. Ubwo urusengero rwimukiye ku kanyenyeri, atubinzanire. By'ukuri buriya umuntu wabwiye mbere ko uri umukozi w'Imana wo mu nzu y'Imana karicyo biguhera, hanyuma ukaza kongera guhamagara ngo nibakanda akanyenyeri, kandi none atigeze kandagira muri ya nzu y'Imana, ubwo ibyo bintu byakitwa umusoro, byakitwa iki? Aho naho bituma abantu banga amadini, cyangwa se bakabona ko abantu ibyo barimo ari business, bigatuma nabo ubwabo babivanga. Icyo ngicyo ngira ngo benshi bajya babikora, ariko wenda nimba ari uburyo bw'imisanzu nabyo ntaho njajinga, kubera ko sinayo cyanzanye, ahubwo tuba dukora ubusesenguzi. Rero bavandimwe bene data, kino kiganiro ntabwo twavuga ngo kirasoje cyane, ariko ibi bintu bitanu nibyo byagiye bituma imiryango ishingiye ku myemerere igenda yiyongera mu gihugu cy'u Rwanda, kugeza ubu ngubu ko u Rwanda rubarura imiryango myinshi ikorera mu gihugu, ndetse n'ubwo hari yahagaritswe hakaba n'isigaye, n'iyasigaye iracyagaragara ko bavuga ko nayo iracyari myinshi. Nta nubwo kandi yasigaye ari uko atunganyije ibisabwa gusa, cyangwa se uko yagize gute. Ariho nk'uko nababwiye muri za nsanganyamatsiko za mbere nababwiye,
ni ukuvuga ngo hari hariho na gahunda yo kugira ngo bagabanye ikintu cyerekeranye n'imiryango ishingiye ku myemerere iri mu gihugu. Ariko ngira ngo ubuyobozi buracyatekereza icyakorwa, kandi ikigo cy'igihugu gifite ubuhanga cyane n'ubumenyi muri byo, bafite uko bazabigenza kugira ngo nawe ushaka gukorera kubwiriza ubutumwa nawe ubone gukora. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, n'abandi tuzakomeza dukore. Amahoro y'Imana abe muri mwe, ndabashimiye.